Semivumbi Abduru w'imyaka 62 y'amavuko warucumbitse aha mu mudugudu wa Bikamba mu kagari ka Kigese mu murenge wa Rugarika mu karere ka Kamonyi niwe ku mugoroba wagiye gutabaza ubuyobozi bw'umudugudu akabubwira ko yahuriye n'umuntu mu kabari, ubwo n'umuntu bigaragara ko ari umugore, hanyuma akamuzana nk'uguza indaya bakaza ngo bararane, yamugeza aha uwo muntu ngakikubita hasi agapfa. Ubuyobozi bw'uyu mudugudu wa Bikamba buvuga ko bwahageze bugasanga umuntu koko yapfuye, umutwe uri ku buriri, kindi gice kiri hasi kuri sima. Ko byagenze muri joro ryakeye, witwa Semivumbi Abduru yaje mu rugo ku isaha y'isa 8:35, araza arambwira ngo agize ikibazo, ati nagiye bishinge mu kabari nsanga mw'indaya turasangira, ati nshaka kwicyura mu rugo, none ndayizana. Tugeze mu rugo hashize akanya gatoya indaya ikubitwa n'igicuri ikubita hasi, ati nsize mbona ko iciye. Umutwe niwo warigamye kuri matora, igice cyo hasi kiri kuri sima. Atese wari wamurongoye? Ati ni nataramurongora. Atese waje kumuvura? Ati hoya. Ati nuko twari tugiye kurarana nkamurongora. Yari yambaye ko imyenda y'imbere irambitse kuri matora, ishuri jipe n'ikariso. Ku ruhande rw'inzego za leta, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugarika ni Nkurunziza Jean Dodier ku murongo wa telefoni nawe ahamirije TV na Radio 1 ibyamakuru. Icyakora akavuga ko inzego z'umutekano, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukirimo rurakora iperereza kuri iki kibazo. Cyahise gikorwa nuko inzego zahise zihuza amakuru kugira ngo umuntu ajye gusuzumwa, kubera ko ikora eka irondoro y'ukuri isoze bishoboye. Kugeza ubu dutegereje nyine yuko imyirondoro izamenyekana bifashijwemo n'ubuyobozi bukuru. Ku rundi ruhande ariko abaturage batubwiye ko ubundi Semivumbi ntabwo akomoka inaha, akomoka mu ntara y'Iburengerazuba. Icyakora ibintu akora kuva yagera inaha bavuga ko ababwira ko ari umuvuzi wa gakondo, ajyazana abantu akabavura. Uwo nguwo rero wapiriye aha bamubaje niba yaramuzanye kumuvura, ababwira ko atari byo, ari bo bari bahuriye mu kabari bakumvikana ko bari burarane, yamuzanye ngo bararane ku bw'ibyago, ngakabona ngo umuntu yikubise hasi arapfa. Gusa inzego z'ubutabera zatangiye iperereza kuri iki kibazo. Nitumenya guys, we have to make sure ko indaya utahanye so ari nzima, icupa ntirika kurusha imbaraga bro. Uragiye uranyoye, urasinze, utakaje amafaranga yawe, and then n'imbaraga zawe ugiye kuzitsinda mu gitsina mu ndaya utanazi. Indaya ari igihe idapfa yari kuza kuguhitana nawe. So mugende gake mwihane, musenga Imana, bakure ku nzoga. Birababaje uzanye indaya uyitakajeho amafaranga, none ubwo wowe niwe ugiye kugishyinguza sasa cyo gisigaye. Ahantu hose bakunda inzoga zikageraho ziberekeza mu ndaya, rwose mwikubita agashyi rwose, mwihane kabisa, vrema mwihane pe. Bari byiza, ntabwo ari byiza rwose, mwihane pe. Ntabwo ari byiza pe, habe na gato. Ni ukwihana cyane. Ni ukwihana, kureka ibintu by'uburaya. Ibintu bibaye byakatubereye urugero kameme, byakatubereye urugero igitsina gabo. Kuba icyamamare rero kuri umusinzi kucyura indaya zikagupfiraho, ni ibindi bindi
ibindi kabisa. Usibye n'umuryango wawe n'Imana ntiyakubabarira, kandi n'abantu ntibapfa kukubabarira, aba ari abana b'abantu ubwabo. So ikintu gihari rero ni ukuva ku nzoga, umuntu akareka ibintu by'indaya, kuko iyo wanyweye inzoga always zikwerekeza mu mabi, kandi ibyo ngibyo ntabwo ari byiza cyane cyane noneho nk'umunyarwanda. Senepabo niba wagiye ugakora ibyo wakoraga bikarangira, ukanywa ukarya ugataha, bihagije ko utaha. Sibyo ko atari na ngombwa ko inzoga ujya kuzinywera mu kabari. Nimba wumva ufite icyaka, fata ikintu cyitwa icupa and then utahe urimo wicaye ku buriri. So ndabashimiye rero, wowe utarakora subscribe, uyu ni umwanya wo gukora subscribe kugira ngo tujye tubana amakuru yacu ya buri gihe. Ciao ciao. Ntabwo biba bishimishije Imana kabisa, biba ari igisebo gikomeye ku muryango nyarwanda. So ciao ciao.